nawe ushobora kuba uri muri bamwe ibibaza bino bintu. Hari abantu benshi bibaza bati nakwiki kugira ngo umukunzi wanjye akomeze kunyifuza no kwishimira umubano wacu. Ukuri ni uko urukundo rukomeye cyangwa se urukundo runyarwo rutubakwa n'amayeri cyangwa se guhatira umuntu, ahubwo ku muntu ugukunda rwubaka n'ubwubahane, icyizere ndetse no gukomeza guhitamo umubano mwiza kandi urambye kwenda ukanisha bitekerezo. Rero niba nawe wenda kino kintu usanga wabonye igisubizo, usanga wabonye umuti w'indwara yari yakunaniye, kubera ko umunsi turi hamwe amabanga 7 ashobora gutuma umukunzi wawe ashobora kukubona nk'umuntu w'agaciro kuri we kwenda ukanisha bitekerezo. Niyo mpamvu rero icyo usaba ari ukurikira ufite kugera ku musozo karushaho gusobanukirwa ndetse no kubyabyimbitse. Byanabyiza utasobanukirwa kandika muri comment kugira ngo turabone dore tugusobanurira ubutaha. Rero niba munyemereye bakatanye n'ikintu cya mbere mu byo tugiye kubagezaho. Naye ikintu cya mbere jya wubaha umukunzi wawe. Ndabizi ngo arahise avuga ati nari mbizi, akuze cyari ubizi bikaba byakunaniye. Ni gute twisanze ahantu aboneje gukora ikintu neza azi no kucyubahiriza neza, ariko kugikora bikaba byamunaniye, ahubwo agogera kuvuga abandi ndetse no kuvuga bidafite akamaro cyangwa se bidafite agaciro. Ariko kuri urukundo rudafite kubahana ntirushobora kuramba uko byagenda kose. Ni ukuvuga ngo rero ugasuzugura umukunzi wawe imbere y'abandi, ntukamusuzugure n'imbere yawe kandi cyangwa se igihe muri mwenyine, ntugakoresha amakosa ye kugira ngo umuseke cyangwa se umuteshe agaciro. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo mujye mukundana urukundo rwa kivandimwe kandi kiri mwubahana. Aho ni Abaroma 12:10. Gusa muri iki gihe bisa bidashoboka kubera ko kugira ngo dukundane urukundo rwa kivandimwe, ahubwo dukundana inzangano mbi cyane kwenda tukanisha bitekerezo, tukaryana ubwacu. Ariko uko ni kuvuga ngo iyo umuntu yumva ko yubashywe arushaho kumva atekanye mu mubano kwenda tukanisha bitekerezo, kandi iyo umwe atekanye n'undi agira amahoro n'umutekano kwenda tukanisha bitekerezo. Gusa rimwe na rimwe abeshitse nk'aho byatunaniye. Nawe kabiri jya wita ku mubano wanyu buri munsi, ntugategereze ko ikibazo kugira ngo ubashe kuba wakwita ku mukunzi wawe. Oya, ahubwo ushobora kumubaza uko ameze, kumwereka yuko umutekerezaho, ukamushimira mu byiza akora. Nuko ngo samutayimuzi ubutumwa bugufi cyangwa se ijambo ryiza ushobora kugenda agakwenda kwanisha bitekerezo. Ni ukuvuga ngo rero urukundo rwiza rukeneye kwitabwaho kugira ngo rukomeze gukura mu buryo bwiza, nk'igiti giteye ku mugezi cyangwa se giteye ku nkombe z'umugezi. Rero kane umuntu uvugisha ukuri kwenda kwanisha bitekerezo. Ni ukuvuga ngo icyizere kimwe mu bintu bituma umuntu akomeza kubona agaciro ka kwenda kwa bitekerezo. Ni ukuvuga ngo rero ntukabeshye mu bintu bito kugira ngo ubashe kuhabona amahoro. Ushobora kuhabona ayo mahoro igihe gitoya, ariko nyuma ukazabara igihe kirekire cyangwa se ukazababazwa igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ibinyuma bishobora gukemura ikibazo cy'uyu munsi, ariko bigasinya icyizere cy'ejo hazaza kwenda kwanisha bitekerezo. Ni ukuvuga ngo rero buri muntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Aba ni Abefeso 4:25. Gusa muri iki gihe ibinyoma biraganje kwenda kwa bitekerezo, biriganje nk'imvura y'ukwa kane kwenda kwanisha bitekerezo. Ni ukuvuga ngo amagambo yawe n'ibikorwa byahuye bishobora kwaka icyizere cy'igihe kirekire kandi bigatuma umubano urushaho kuramba cyangwa se ugira experience. Nawe gatatu jya umutega amatwi, ntukajya ubasha kuvuga gusa. Oya, ahubwo hari igihe umukunzi wawe akeneye umuntu umwumva, pana kwihutira kuvuga gusa. Ushobora kumaza uti umeze ute, hari icyo ashobora kugufasha se. Ni ukuvuga ngo kumva umuntu ni uburyo bwo kumwereka amarangamutima ye ko afite agaciro kwenda kwanisha bitekerezo. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese witire kumva ariko atinde kurakara. Gusa muri iki gihe byo bisa nkaho bidashoboka kubera yuko impubutsi turi nyinshi kwenda kwanisha bitekerezo. Gusa ya byiza wajya ukora ibyo usabwa kandi mu buryo bwiza bidateza ikibazo ku mpande zombi. Nawe gatanu mushyigikire mu ntego nziza. Ni ukuvuga ngo umukunzi wawe ntabwo ari umuntu ushaka kugushimisha gusa cyangwa ushaka gushimisha undi gusa, ahubwo ni umuntu ushobora no kugufasha gukura mu buryo runaka. Ni ukuvuga ngo niba rero afite inzozi nziza cyangwa se intego nziza, ushishikarize gukomeza. Niba yacitse intege kandi mwereke yuko atari wenyine umuri hafi mu bihe byose. Ni ukuvuga ngo rero babiri barutumwe, kubera ko iyo umwe aguye undi ashobora kumubyutsa. Aho ni umubwiriza rero. Ni ukuvuga ngo umubano mwiza cyangwa umubano ukomeye kugira abantu babiri bafashanya mu kuzamuka no mu bihe runaka, mu byiza cyangwa se mu bibi. Gusa ibyo ngibyo babikurikiza biba cyegeranyije n'ababikora. Nawe karindwi komeza kuba umuntu ufite agaciro kawe n'intego zawe. Gukunda umuntu bisobanura yuko wowe wibagirwa ubuzima bwawe bwose. Oya, komeza kugira intego zawe, komeza kwiyubaka, komeza kugira indangagaciro zawe nk'uko byari bisanzwe, kubera ko umubano mwiza ugizwe n'abantu babiri bafatanya ibintu byose, bubahana kandi ikindi bafashanya muri buri kimwe cyose. Ni ukuvuga ngo rero rinda umutima wawe kuruta ibindi byose. Aho ni Imigani 4:23. Ni ukuvuga ngo rero kugira ubuzima bwiza mufite intego n'indangagaciro bigufasha kuba umukunzi mwiza ndetse no kuba umukunzi ushimwa n'Imana n'abantu. Gusa ibyo ngibyo bikurikira ni bakeya, ariko bibaye byiza wajya ubikurikira kubera ko bifite umumaro kurenza uko abantu benshi babitekereza. Dore ukuri gukomeye rero, ntushobora guhatira umuntu kugukunda cyangwa se kukwifuza, ariko ushobora kuba umuntu ubaha, wizerwa
kandi ikindi utega amatwi ushyigikira ufite agaciro cyangwa se uvugisha ukuri, kandi ikindi kuba mu mahoro cyangwa se kubaka amahoro kwezi ukanisha bitekereza. Kandi umubano mwiza usaba ko ku mpande zombi bose bashyiramo imbaraga maze agakomeza gutera imbere mu buryo bw'imibano n'iterambere ku bukungu. Niba wakurikiye video zacu zaherukaga rero twavuze ibintu bishobora kukwereka yuko hari impinduka mu marangamutima y'umukunzi wawe. Uyu munsi twabonye amabanga 7 ashobora gutuma umukunzi wawe akomeza kukubona nk'umuntu w'agaciro kuri we kwezi ukanisha bitekereza. Muri video ikurikiyeho tuzavuga ingingo ikomeye cyane. Turavuga ibintu 7 byuko utagomba kwirengagiza umubano wawe, kubera ko hari abantu benshi birengagiza ariko kugeza igihe ikintu kibaye kinini cyane kugeza ubwo igihe gihirimiye. Ni ukuvuga ngo ibyo wirengagiza nibyo bizagukora, ita ku bintu byawe neza utuje. Ni ukuvuga ngo iyo ngingo niba utaha tuzagaruka. Niba video kugira akamaro kanda like, andika muri comment uti nzubaka urukundo rufite agaciro kurenza ukanisha bitekereza. Sharing ino video ku muntu ishobora kugira akamaro. Kanda subscribe kuri channel kugira utadacikwa na content zubaka urukundo cyangwa se vuga ku rukundo, umubano ndetse n'ubuzima. Mwakoresha kuri channel kuri kutavuga. Bibuka yuko urukundo nyarwo rero rutubakwa no guhatira umuntu, ahubwo rwubakwa no guhitamo kubana kandi mu buryo bwiza, kwitanaho buri munsi ndetse n'ibindi bikorwa byiza bifitanye isano n'urukundo. Mwakoresha rero kudukurikirana nk'ibisanzwe ya Prince Umurago.